nitwa Elize Mukayitesi nkabandi mama wa Muhawe nayo Elize. Nubwo bimeze bityo hari ubu tumwe twari dufite Elize nababwumvaho ko azapfa turi kugendana ngo amaraso akajya ava mu ngingo siko byagenze se yarabizi ubwo butumwa bwazanywe na mama Mushumba ukabona Elize ntacyo bimubwiye agakomeza kwiririmbira ngo nyandi umukristo. Umwana afite ubudasa cyane umwana ufite igikuriro yihuta cyane yakuraga yihuta yaramaze kunsumba none ko byo byose rero numvaga mfite projet nini kuri we banga uyu mwana tuzakorana imishinga myinshi uyu mwana azagira ikintu angezaho cyiterambere mubona mwimpano yagiye gusenga avuye gusenga ajyana nyine ku mazi ahageze yoga nkuko nyine abandi bana boga ariko yaratabimenyera ageze n'ukoraza ibisoko ananiwe baza no ngo agire icyo banamufasha abandi bana ariko babona batabishobora bajya gushakisha ubundi bufasha uje nabona ntacyo yabasha kubikoraho abandi ngo baje bameze nkaho ari nk'ibintu babona ari nk'abana bari kwikinira ko bidakomeye uko kuzarira gato nibyo byarangiye nyine uyu mwana pe isi yaramurwanyije satani aramurwanya nkonyagashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari ibintu twabonye turara ku kiyaga tuvuga ngo kuri dufite ubuyobozi bwiza. Marine yaraje imera nk'igiye kuraramo baragenda tuzagaruka mu gitondo baragaruka bigeze saa 3 n'undi bavamo barongera baragaruka ku ituru ya gatatu niho umwana bamukuyemo. Yese misayo inini cyane imbere yanjye ndabona umusozi muremure kandi kuriruka bitoroshe nabiba kukawuze unabageze misuraga kwisi atariya abo bakavuga barashitsi nabimukira kuko batumbiraga kondo nziza zirushaho abo bahambijwe no kwizera Aburahamu Isaka na Yakobo Petero bose Yohana Paulo n'abandi bera Imana yagambiriye cyabakiza gatunganywa rwose Imana ko Mana yaduhaye Elize akaba ari nayo yamwisubije. Elize ariko ngiye kuvuga gatoya ku buhamya bwe amaze kugira imyaka 8 agize imyaka 8 mwana yarenze ibintu aremara amaguru. Nyuma yabwo yaje koroherwa ku myaka 13 niho ngiye gutinda cyane mwana yararwaye rwara indwara tubona ari paralize mwana turavuza n'ababyeyi biwe baravuza nta bitaro bitabaho bamuzanye i Kigali bazungurutse ibitaro byose bamuzana ku bitaro byitwa Medihiri ibitaro by'abazungu tumucisha muri scanner nari ndi kumwe na papa we na nyirasenge ariko indwara irabura yaje kugaragara ko ari imigambi mibi satani yari amufiteho biba ngombwa ko musigarana i Kigali papa wiwe aramanuka mwana twaramusengeye bavandi ntago byari byoroshye akaboko nikakoraga amaguru ye ntiyakoraga urutirigongo ntirwakoraga umwana ntiyavugaga
umwana ntiyaryaga, amenyo yari yarafatanye. No kugira ngo tubashe gushyiramo n'inshyushyu mu kanwa, twifashishaga irushe, abantu nka 2 bakamfasha kugira ngo tubashe gushyiramo amata. Umwana yarapfuye arazuka, yapfuye impfu nyinshi. Nta muntu wabonaga ko Elisa azabaho muri ubwo buzima. Ntabwo icyo gihe yapfuye, nta n'icyizere. Gusa usibye ko twari dufitiye Imana icyizere, ariko wasubiraga mu mubiri ukabona uwo mwana ntago azabaho. Umwana utarya, umwana utanywa, umwana wambaraga pampara umusore, umwana ijosi warishyiragaho rishaka rikahajya. Mbega no kuvuga ngo usibye umwuka wa nyuma wari utaracika, ariko ubundi aho yabaga aryamye wabonaga ari umupfu. Turashima Imana yuko Satani atamwibiye aho hantu ngo amutunyage. Turashima Imana yuko umwana yahavuye. Imana itubwiye ngo Elisa azaba umukozi wanjye, Elisa nzamuha ubwenge, Elisa nzamugarurira imbaraga ziwe. Ndashima Imana cyane ko ibyo byose nk'uko Imana yabivuze ariko byagenze. Nyuma y'ibyumweru nka 3 hafi ukwezi, Elisa yaricaye, tubona atangiye kurya. Elisa tumwigisha kuvuga nk'uko umwana mutoya atangira kudada. Elisa dutangira kumugendesha njanjari, ari umuntu w'umusore w'imyaka 13. Yamanywe igihagararo, yamanywe igikuriro, yamanywe ibiro, ariko kubona umuntu nk'uwo ngo umugendesha njanjari murumva ko bitari byoroshye. Turashima Imana ko yatubwiye ko imuhaye ubwenge. Umwana ntiyarakibuka gufata ikaramu, ntiyarakibuka izina rye, ntiyarakibuka kugenda, ariko turashima Imana ko imutwaye asubiye mu buzima bwe bw'imbaraga. Imana imuhaye ubwenge bwiwe, kandi mu ishuri yatsindaga. Nagiye kumva numva aramamagara mbwa ati mama dogo ndaje Kigali nje kukwereka bilete ko nabaye uwa mbere mu ishuri. Ariko ntago byakunze. Ubu nongeye guhura na Elisa uyu munsi tuje kumuherekeza bwa nyuma, ariko ndashima Imana ko ibyo Imana yari yavuze kuri Elisa byose yabikoze. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi turabashimiye cyane mwe mwadutabaye. Imana idakiranirwa izibuka imirimo. Yesu nashimwe. Amazina nitwa Elize Mukayitesi, nkaba ndi mama wa Muhawendayo Elisa. Uyu mwana ndabyibuka cyane, mfite inda y'amezi 2. Nabwiye papa we ntiri joro ndaza gupfa. Arambwira ngo ntacyo uri bube. Ubutabazi bw'Imana bugaragara saa 9 z'ijoro ndongera mbaho. Urumva yanjye ngenda na Elize ntiyari kongera kubaho. Inda yiwe yari kuyitifamo bikarangira. Imana ishimwe rero ko yandengeje aho ngahantu. Elize nawe akaguma mu nda. Elize mu gihe cyo kuvuka yagombaga gupfa, ariko Imana iravuga ngo baho. Elize aravuka, Elize arakura, agize imyaka 8 muri kwa kuranye nawe bavuze, akunja amaguru, turasenga Imana imugarura mu buzima. Imana ishimwe. Agize imyaka 13 kuri yavuze ubu yabaye debile paralize birabaho. Imana imugarura mu buzima. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nuko ngiye gutinda cyane, sinanatinda, ariko ku biganiro twagiranye na Elize amaze kuva muri koma ageze ku ishuri, nibyo biganiro ngiye kwabwira twaganiraga. Naramubwiraga nti mwana wanjye ko ndi kubona uri kujya ukunda kugenda. Arambwira ati mama ngiye mba nagiye ku mupira ntugire impungenge. Muri kubona ko ndi umusore se? Ntabwo nyagendera mu bakobwa humura. Ntabwo njya niba ukubizi se nyanukana. Humura ntugire impungenge mama. Nkabifata gutyo. Haleluya. None rero kwa gatandatu twagiranye ibiganiro bihagije. Ubwo ni ku itariki enye. Arambwira ngo mama kiriya cyumba ndaramo ndashaka gukimukamo. Ndamubwira kubera icyo ushaka gukimukamo, ngo ndi kumva ntagishaka. Ndamubwira nti nta kibazo cyo tuzagihindura. Ibyo base ko bihari tuzagihindura.
arishima, yakundaga guseka, ntiyajyaga abura kuriya mumubona ku ifoto, yakundaga kwisekera. Ku cyumweru mu gitondo isubiye inyuma gato twaganira ibiganiro kwa gatandatu, ariko noneho arangije akajya ambwira ngo mama, ngo ubundi ngo dore maze kumera ubwanwa, ngo abanyeshuri bazajya banseka ku ishuri, ngo dore muri kumera, ngo nzajya nambara agapfukamunwa tukabiseka tukumva n'urwenya. Avuga ijambo rikomeye, arambwira ngo ngo ubundi umuntu ashyingirwa afite imyaka ingahe? Ngenda biseka na bene nyina turaseka, ariko yari afite icyo ashaka kuvuga. Haleluya. Ku cyumweru mu gitondo arabyuka aritegura, arambwira ngo mama wampaye ituro. Nari nacitsemo umugongo, nabyuka nkumva ntibiri kwemera. Ndangije ndabyuka ndamubwira nti reka ndiseseze munsi y'urugi urifate. Sinageze ndebana nawe mu maso, twavuganaga ari inyuma y'urugi. Ndariseseza munsi y'urugi, ararifata, ndamubwira nti wibuke gahunda yo kuza guhindura icyumba. Yaragiye ntiyagarutse, yarohamye saa 7 z'amanywa. Ubwo Elize ntiyongera kurara mu cyumba yararagamo. Yakundaga kuririmba indirimbo ivuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza ku gupfa. None twaba turi gusenga nimugoroba amasengesho y'urugo, ugasanga umwana aravuze ngo ndashaka ngo turirimbe ngo mwishuri imbere y'Imana. Noneho rero muri kiriya cyumweru nari nuzuwemo n'indirimbo ya korari yanjye ivuga ngo natangiye urugendo, muhaguruke turirimbe. Nituragiza nitushaka turirimbe na ya ndirimbo ya Elisa, muri hangana. Natangiye urugendo rujya mu ijuru, nibwira ko nzarurangiza vuba. iri munzira aminyoherereza imbaraga ngeze misayo binini cyane imbere yanjye ndabona umusozi muremure kandi kuriruka bitoroshe nabibakuka uze unabare ngeze misayo binini cyane imbere yanjye ndabona umusozi muremure kandi kuriruka bitoroshe nabibakuka uze unabare abahamishwe no kwizera Aburahamu, Isaka na Yakobo
zirushaho muraga kwisi abo bakavuga barashitsi n'abimukira kuko batumviraga kondo nziza zirushaho abo bahambijwe no kwizera Aburahamu Isaka na Yakobo Petero bose Yohana Pawulo n'abandi be Imana yagambiriye icyabatiza bagatunganywa rwose Imana yagambiriye kuri kamere yayo nziza ko bagatunganywa rwose kumwe nabo Yesu nawe ateze amaboko kugira ngo antabare ndurangize ariko Yesu nawe ateze amaboko kugira ngo antabare ndurangize itorero uzaduhe kurangiza abaririmbyi uzaduhe kurangiza ko tugusabye Mana tuzataramane nawe abagabo Mana uzabahe kurangiza uru rugendo tuzagira igitaramo tuzakiremo abagore abakobwa nabo turabasabiye kugira ngo uzabahe kurangiza uru rugendo ntabwo byoroshye rurimo amahwa rurimo intambara rurimo uburwayi ariko uzaduhe turasabye abapasiteri ngo uzabahe kurangiza uru rugendo amahoro ibigusha n'ibigeragezo ni byinshi kugira ngo nzataramane nawe hari amakanzu meza yateguwe hari amakamba meza hari ibirori tuzabamo hari igitaramo cy'imihigo Yesu azivuga
tuzavuga amazina yacu imbere y'Imana. Ntangiza amahoro kugira ngo nzataramane usambe kurangiza amahoro kugira ngo nzataramane nawe. Nawe igihugu cyose ndanseka genda umukristo wo mu mutima kuko usigaye ukunda Kristo. Cyatumye yasize njyewe nabuzwa n'iki kujya icyatumye yasize njyewe nabuzwa n'iki kujya ukunda. Yenda umukristo umva ubwo buntu narakijijwe yenda umukristo naho naterwa n'ibyago
izina tuzaritaha. Imana ishimwe. Haleluya. Nitugera iwacu ntituzongera kubabara. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Nubwo bimeze bityo, hari ubutumwa twari dufite. Elize nawe abwumvaho ko azapfa. Turi kugendana ngo amaraso akajya ava mu ngingo. Siko byagenze se? Yarabizi. Ubwo butumwa bwazanywe na mama Mushumba. Ukabona Elize ntacyo bimubwiye. Agakomeza kwiririmbira ngo ndi umukristo. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha kumva ubuhamya bwa Elize. Reka doreze na papa we mwakomeze murakoze. Yesu ashimwe. Mpagaze hano nshima Imana kuko umugeni atashye akaba atubanjirije tukaba tuzamusangayo. Ngashimira by'umwihariko umusozi tutarabamo Cyangugu mwatubera abavandimwe. Ngashimira abakozi b'Imana dukorana umurimo w'Imana. Ngashimira abantu bose baje kututabara no kutuba hafi. Imirimo mukora no kuri Imana izabera umugisha. Nkongera ngashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari ibintu twabonye turara ku kiyaga tuvuga ngo kuri dufite ubuyobozi bwiza. Marine yaraje imera nk'igiye kuraramo, baragenda tuzagaruka mu gitondo, baragaruka. Bigeze saa 3 n'undi bavamo barongera baragaruka. Ku ituru ya gatatu niho umwana bamukuyemo. Ngashima Imana rero ko n'ubundi umwana atavuye mu mazi yangiritse, afite umubiri we wose, atariwe n'amafi cyangwa avemo nyine ari ibintu bikomeye. Ndabishima Imana. Uyu mwana rero namukundaga, n'Imana ishobora kuba yari ibizi kuko yarwaraga ngahita mfata amasengesho, nafata amasengesho umwana agahita ko nyine aba muzima. None itegura ikintu cyo kugira ngo ne kuzagira umwanya imbere nkaho ngiye mugabo ujye nyine ite kwimwitwarira, kuko yarizi yuko ari ukurwara nyine tuma gusenga byanze bikunze umwana akaba muzima, kuko yahuye n'ibintu bikomeye n'umwana. Umwana afite rero ubudasa cyane, umwana ufite igikuriro yihuta cyane, yakuraga yihuta, yaramaze kunsumba. Yari umwana uha amafaranga ya tike ngo ajye atijya agende, amafaranga yagera mu nzira akaguraho umugati akazanira bene nyina akagenda bose abahereza. Yari afite amafaranga bagatana asiga akaheza mama ngo mbikira. Ubu twari dufite amafaranga y'tumubiki yatubitsaga. None ko byose rero numvaga mfite projet nini kuri we, banga uyu mwana tuzakorana imishinga myinshi, uyu mwana azagira ikintu angezaho cy'iterambere mubona mw'impano. Ariko Imana imukunda kugira gute kuturusha. Ku cyumweru ahaguruka nyine agenda, agiye gusenga, avuye gusenga ajyana nyine ku mazi, ahageze yoga nkuko nyine abandi bana boga, ariko yaratabimenyera. Ageze n'ukoraza ibisoko ananiwe, baza no ngo agire icyo banamufasha abandi bana, ariko babona batabishobora, bajya gushakisha ubundi bufasha. Uje nabona ntacyo yabasha kubikoraho, abandi ngo baje bameze nkaho ari nk'ibintu babona nk'ari byiki, ari nk'abana bari kwikinira ko bidakomeye. Uko kuzarira gato n'ibyo byarangiye nyine umwana wo mugezo basanga yamaze kumanuka byarangiye. Umwana rero azize amazi, naho ndashimira ko atapfuye urupfu yishwe n'abadayimoni, umutwe ubwenge budakora, ati nkonda yaradumye. Ku Imana imucyuye ari muzima, abasha guhagarara, abasha kuvuga, abasha gukorakora, ari umwana tubona mu icyerekezo n'iterambere, tubona mu buzima. Ibyo mbishimiye Imana. Nawe yavuze ibintu byinshi. Uyu mwana pe isi yaramurwanyije, Satani aramurwanya. Ijambo ndiho navuga ngo Imana hari igihe muri Satani asaba umuntu. None Imana rero igihe cyageze tumva Satani ndaguha umubiri we, ariko ubugingo bwe ntabwo uzashyikira. Amen. Twari dufite rero ubutumwa abantu basezera kuri mo Cyangugu ko ari abageni bari bagiye bihuse cyane mu masesho kwa kane.
byarangiraho Michel agiye, birangira uyu mwana wagize gute agiye ku cyumweru. Ngo abo bageni ko ari babiri, ngo musenge ntimusenge nta gisiyebya, baragiye kandi bihuse, kandi ikintu mwakora ngo abo bageni be kugenda. Ku cyumweru ahantu narindi nishe kuri mo Cyangugu, naragenjyana n'abantu tujya gusenga amasengesho ngo yo gusengera umugeni ngo ataye yejejwe, nisanga ariyo ntego bafite, nayo nyasengaho. Urumva ko uyu mwana agiye mu ijuru, ko amasengesho yabera ajya arema. Ku cyumweru nigishe nabwo ijambo rikomeye ry'inkuru za Lazaro, ndimo nigisha ku bijyanye n'urupfu rwa Michel. Kumbi nanjye ubwo ndava kuri alitari nyuma y'amasaha nk'abiri, nanjye mpora nk'ikigerezo nk'icyo ngicyo nyine. Amen. Ariko biravuga ngo Yesu arababwira ngo umuntu niyo yaba arapfuye anyizera wazagira gute? Elisa rero tuzajya tumubone, kandi aho agiye niho heza kurenza twaho turi. Nuko Yesu aravuga ngo nimwiririre murere n'urubyaro rwanyu. Mbese ko ari ibintu Imana irinze uyu mwana bikomeye, byari kuzamwanza cyatari kuzashobora kwihanganira. Kubw'ibyo rero nimwe mubona nezerewe nishimiye Imana ko umugeni atashye, kandi nta mpamvu kumukurikiza amarira. Imana yamukunze kuturusha, niyo haboneka ikindi kintu cyose dukwiye kuvuga ngo Imana ishimwe kucyuye umugeni wayo, kuko biragoye umwana w'imyaka 15, biragoye rwose pe. Numvaga ari ibintu bikombereye, kuko uyu mwana mumvaga mufitemo mwiyumvamo cyane. Numva rero twabashimira, tugashimira ubuyobozi bwa paruwase, tugashimira ubuyobozi bw'ururembo bwatubaye hafi, tugashimira mwe mwese mwatubaye hafi. Uwiteka Imana abaho umugisha. Amen.